Shalom. Ndagushuje muvandimwe, Uwiteka aguha umugisha mu izina rya Yesu. Kandi ndakwifuriza ubuntu n'amahoro biva ku mwami wacu Yesu Kristo mu izina rya Yesu. Muvandimwe, tugiye gusenga, tugiye kwinginga Imana yacu, tugiye gutakambira Imana yacu kugira ngo Uwiteka adutabare, kugira ngo Uwiteka adutandukanye n'ibitugora. Hari ibintu byafashe umwanzuro wo kuturwanya. Hari imbaraga z'umwijima zarahiriye kuturwanya. Hari abarozi n'abapfumu barahiriye kuturwanya. Ntibasinzira, ntibanywa, ntibarya kugeza ngo baturimbuye da. Ariko tugomba kubereka yuko Uwiteka Imana yacu ari Imana ikomeye, kandi tugomba kubabwira tuti imigambi yanyu ntabwo izahama, nta nubwo izasohora, kuko turi abana b'Imana. Hari ibiturwanya byinshi, ariko ibyo byose biri munsi y'ubutware bwa Kristo, biri munsi y'ubutware twahawe n'Uwiteka Imana yacu. Ijambo ry'Imana rirambwira riti twahawe ubutware bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo. Inzoka nta kindi ni za mbaraga z'umwijima ziturwanya. Inzoka nta kindi ni za mbaraga z'abadayimoni ziturwanya. Inzoka nta kindi ni za mbaraga z'umwijima zahagurukiye kudutera ubwoba. Byaye nidutera ubwoba biduhagaze tuvuga kanu. Izo nizo nzoka twahawe kurimbura mu izina rya Yesu. Iyo myuka y'ikuzimu rero ifitemo bakorana. Iyo myuka y'ikuzimu ifite abantu bahisemo gukorera sekibi. Abo ngabo ni abapfumu n'abarozi. Abo ngabo nibo bateje akaga isi. Abo ngabo nibo bateje akaga ubwoko bw'Imana. Abo rero bagomba gukwira imishwaro mu izina rya Yesu. Muvandimwe rero, tugiye gusengera muri Zaburi ya 6. Wowe ufite ibyaguhutazaga, wowe ufite ibyakurwanyaga, wowe ufite ibyari byaragambiriye kukugirira nabi, uyu munsi ibyo byose bigiye gukwira imishwaro mu izina rya Yesu. Haleluya. Uwiteka ubane natwe, Uwiteka twongera imbaraga, Uwiteka twongera umurava, kandi ubuntu n'amahoro biva mu ijuru bibane natwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Zaburi ya 6 guhera ku murongo wa 2. Uwiteka ntunyahishe umujinya wawe, kandi ntumpanishe uburakari bwawe bwotse. Haleluya. Uwiteka mubyeyi mwiza, ndakwinginze ngo umbabarire ibyaha byanjye. Ndakwinginze ngo mbabarire gukenerwa kwanjye kose, mbabarire ibicumuro byanjye byose. Uwiteka ndakwinginze ngo unyeze. Uwiteka ndakwinginze ngo ntunganye. Uwiteka ndakwinginze ngo ntumpanishe uburakari bwawe, ntumpanishe umujinya wawe. Uwiteka ndakwinginze ngo ubwiza bwawe n'ubuntu bwawe bibe kuri njye mu izina rya Yesu. Uwiteka mbabarira kuko ntumiranye. Uwiteka nkiza kuko amagufa yanjye ahinda imishyitsi. Uwiteka ndakwinginze ngo ungirire ibambe. Uwiteka ndakwinginze ngo ntunganye. Uwiteka ndakwinginze ngo umpembure. Umpembure mubyeyi mwiza, umpemburishe ubwiza bwawe, umpemburishe ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Uwiteka uri Imana y'agakiza. Ijambo rye namwira ngo Umwami Yesu ni isoko y'ubugingo. Uw'isoko igezeho yongera kugira ubuzima buzira umuze. Uw'isoko igezeho yongera kugira amagara mazima. Uw'isoko igezeho ikibi kirahunga, indwara zirahunga, ibi byose birahunga mu izina rya Yesu. Ni mpamvu nkwinginze Uwiteka ngo umpembure. Ni mpamvu nkwinginze Uwiteka ngo umbabarire Nyagasani kuko numiranye. Uwiteka ndakwinginze ngo unkize kuko amagufa yanjye ahinda imishyitsi. Umutima wanjye nawo uhagaze cyane. Nawe Uwiteka uzageza he kubikundira? Uwiteka ndakwinginze ngo ntukundire ikibi kuba ku bugingo bwanjye. Uwiteka ndakwinginze ngo ntukundire umubi kuba ku bugingo bwanjye. Uwiteka ndakwinginze ngo ntukundire abapfumu n'abarozi guhagarara hejuru y'agakanu kanjye. Abo ngabo izo nkozi z'ibibi bakwira imishwaro mu izina rya Yesu. Icyahagurukiye kundwanya, icyahagurukiye kuntoteza, gikwira imishwaro mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Haleluya. Umurongo wa 5. Uwiteka garuka utabara umutima wanjye, unkize kubw'imbabazi zawe Mwami mwiza. Uwiteka nakwinginze ngo ugarukire kuntabara, ugarukire kurengera ubugingo bwanjye, ugarukire kurengera imibereho yanjye Uwiteka mu izina rya Yesu. Nubwo hari byinshi bindwanya, nubwo hari byinshi birwanya abana b'Imana, ariko Uwiteka uhagurukire kudutabara, uhagurukire kuturwanirira, uhagurukire kuturwanirira Mwami, uhagurukire kuturwanirira Uwiteka mu izina rya Yesu. Umurongo wa 6. Kuko upfuye atakikwibuka, ninde uzagushimira ikuzimu? Uwiteka ndakwinginze ngo niwemerera abanzi banjye kunjyana muri kiriya cyobo, niwemerera abanzi banjye kunjyana aho banyifuriza, ahubwo bakwira imishwaro mu izina rya Yesu. Uwiteka ndakwinginze ngo ntabare mu izina rya Yesu.
Uwiteka ndakwinginze ngo untabare mu izina rya Yesu. Uwiteka ndakwinginze ngo ungirire ibambe mu izina rya Yesu, kugira ngo nkuzamurire amashimwe, kugira ngo gutabarwa kwanjye guhinduka ishimwe, kugira ngo gutabarwa kwanjye bibere abandi amashimwe mu izina rya Yesu. Murongo wa 7, kuniha kurandambiye uko ijoro rije, ntotesha uburiri bwanjye amarira, uburiri bwanjye nyabumenyi njagiraho. Uwiteka ndakwinginze ngo urebe umubabaro wanjye. Uwiteka ndakwinginze ngo urebe umubabaro w'abana bawe. Uwiteka ndakwinginze ngo urebe umubabaro w'abashavujwe n'agahinda, abashavujwe n'ubukene, abashavujwe n'urushako rubi, abashavujwe n'ibyago, abashavujwe n'ibitero bya Satani, abashavujwe n'ubushomeri, abashavujwe n'ibibi. Uwiteka abo bose ubarengere mwami mu izina rya Yesu. Dore abanzi bacu batwishima hejuru, dore inkozi z'ibibi ziduhagaze hejuru, dore inkozi z'ibibi zidutoteza amanywa n'ijoro. Ariko Uwiteka ndakwinginze ngo bare uduhoza amarira, bare uduhoza imiborogo, bare udukuraho ibitugora, bare udukuraho ibidutoteza mu izina rya Yesu. Murongo wa 8, mu maso hanjye hananurwa n'umubabaro, hashajishijwe n'abantera bose. Uwiteka dore abatera ubwoko bwawe babaye benshi, abahagurukira gutoteza abana bawe babaye benshi, abahagurukira kudutoteza babaye benshi. Niyo mpamvu mwinginze Uwiteka ngo yaba njyewe n'abanteza amatwi, Uwiteka udutabare, udukureho ibidutoteza, udukureho ibitubabaza, udukureho abanzi bacu. Ijambo ryawe nambwira ngo umurozi ntakabeho, ijambo ryawe nambwira ngo muri Isiraheli ntakabeho ubupfumu cyangwa uburaguzi cyangwa ibyo kuroga. Hari benshi bahagurukiye kutugirira nabi bakoresheje imbaraga z'umubi, hari benshi biyoberanya, hari benshi biyobagiza bagambiriye guhotera ubwoko bw'Imana. Ariko abo bose Uwiteka ndakwinginze ngo bakwire imishwaro, abo ngabo Uwiteka ndakwinginze ngo bahane, ndakwinginze Uwiteka ngo abo ngabo ubashwiragize mu izina rya Yesu. Umurongo wa 9 kugeza ku wa 11, mwa nkozi z'ibimwe nimuva hondi, kuko Uwiteka yumvise kurira kwanjye. We nkozi y'ikibi, we mwuka mubi, wowe dayimoni, we imbaraga z'umwijima, ndagutegetse ngo uve mu buzima bwanjye, ndagutegetse ngo uve mu buzima bw'abana b'Imana, ndagutegetse ngo uve mu buzima bw'abana b'Imana, ndagutegetse ngo vamo mu izina rya Yesu. Uwiteka yumvise kwinginga kwanjye, Uwiteka azemera gusenga kwanjye. We wanyishimaga hejuru, we wavuga ngo aha ngo dararirimbutse, ukozwe n'isoni, kuko Uwiteka yumvise kwinginga kwanjye, kuko Uwiteka azemera gusenga kwanjye. Abanzi banjye bose bazamwara, bagira ubwoba bwinshi, bazasubizwa inyuma, ikimwaro kibatungura. Uwiteka nakwinyize ngo abahagurukiye kundwanya, abahagurukiye kungirira nabi, bakwira imishwaro mu izina rya Yesu. We muvandimwe, icyakurwanyaga cyose, icyagutotezaga cyose, ashobora kuba ari umwuka mubi, bishobora kuba ari uburwayi, bishobora kuba ari ubukene, cyangwa icyo ari cyo cyose, cyangwa se ari we wese, ndakwingira kugira ngo usengere isengesho mu izina rya Yesu. Icyo gikwira imishwaro, icyagutotezaga cyose, icyakubabazaga cyose, ntiwitaho gikomoka. Ntawe gushinzwe kumenya ngo gikomoka he. Wowe icyo ushinzwe gusa ni ukukirukana ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Niba ari umwuka mubi, niba ari umudayimoni, niba ari uburwayi, niba ari ubumuga, niba ari igiki, ugomba kukirukana mu izina rya Yesu. Reka dusubire muri no sengesho. Mwa nkozi z'ibimwe nimuva hondi, kuko Uwiteka yumvise kurira kwanjye. Nimuva hondi mu izina rya Yesu, nimuva hondi mu izina rya Yesu, nimuva hondi mu izina rya Yesu. Uwiteka yumvise kwinginga kwanjye, Uwiteka azemera gusenga kwanjye mu izina rya Yesu. We nkozi y'ikibi rero warwanyaga, we nkozi y'ikibi wantotezaga, uramwawe, ukozwe n'isoni, kwira imishwaro mu izina rya Yesu. Abanzi banjye bose bazamwara, bagire ubwoba bwinshi, bazasubizwa inyuma, ikimwaro kizabatungura mu izina rya Yesu. Muvandimwe rero, ndakwingingira kugira ngo Uwiteka gutabare, ndakwingingira kugira ngo Uwiteka abane nawe. Kandi risengesho ngo mwa nkozi z'ibimwe nimuva hondi, kuko Uwiteka yumvise kurira kwanjye. Iri sengesho ribe isengesho ryawe muri uyu munsi mu izina rya Yesu. Iri sengesho ngo Uwiteka yumvise kwinginga kwanjye, Uwiteka azemera gusenga kwanjye mu izina rya Yesu. Niribe isengesho ryawe, maze winginga Uwiteka nawe azakumva, nawe azagutabara mu izina rya Yesu. Iri sengesho kandi ngo abanzi banjye bose bazamwara, bagira ubwoba bwinshi, bazasubizwa inyuma, ikimwaro kizabatungura. Ribe isengesho ryawe muvandimwe, kandi Uwiteka kugirire neza mu izina rya Yesu. Urakoze cyane Uwiteka, ndagushimiye cyane kuba natwe, ndagushimiye cyane ko uje kudutabara. Ubuntu n'amahoro biva mu ijuru, ubuntu n'amahoro biva ku Uwiteka bibane natwe mu izina rya Yesu Kristo, namaje nizeye.
amen. Muvandimwe natwe turi kumwe, andika muri comment uti amen. Uwiteka aguhe umugisha. Shalom.